Muraho neza, murasuzumwa na Teacher Laura. Ngarutse ngo tuganire ku mategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo bikunda kubazwa mu bizami. Ikindi ndashimira abakomeje gukanda subscribe, nikaze kuri ino channel. Ikindi n'abasanzwe ndabashishikariza kureba zino video. Uno munsi ikintu tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku bibazo n'ubundi bisanzwe bibazwa. Ikindi nta magambo akunda kubagora, harimo nka za rumoroki, makuzungu, ikinyamitende 3 gifite moteri. Ibyo byose murabisanga inyuma kuri ino video. Aho uri burangize ikibazo cya 20 urahasanga ayo magambo akunda kubagora nayasobanuye neza cyane rwose. Nanjye n'ikibazo cya mbere batubwiye ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Aha hakurikira: ahambere, A, ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose; B, ahegereye inyamaswa zikurura; D, hafi y'amatungo; noneho D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero imburira zimurika ni kwa gucana uzimya vuba vuba amatara magufi cyangwa gusimburanya amagufi n'amaremare. Imburira zimurika rero zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro kimwe n'ahandi hose. Buri gisubizo ni D. Hano nkomeje n'ikibazo cya kabiri ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? A, metero 5; B, metero 25; C, metero 45; D, metero 100. Rero kano kamenyetso kaburira ka mpande eshatu baterekaho imodoka yapfiriye cyangwa yagiriye ikibazo, kugira ngo gatereke utakiyegereje cyane, n'umuntu uturuka inyuma yawe uza wihuta abashe kubona umwanya w'uko agabanya umuvuduko, wakabaye ugatereka nibura mu ntera ya metero 25. Metero 25 turabisanga kuri B. Noneho ikibazo cya gatatu, icyapa gisobanura iki? A, akazamuko gashinze cyane; B, umuhanda utaringaniye ibumoso; C, ahantu umuhanda umeze nabi; D, ahegereye utununga. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Ibyapa biburira ibyago byose biba bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu. Umuzenguruko ukaba umutuku, ubuso bukaba umweru, ikirango kikaba umukara. None batubwiye ngo iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa bacyita akazamuko gashinze cyane. Ibyo turabisanga kuri A. Hano ikibazo cya kane ngo iki cyapa gisobanura iki? A, guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara; B, umuhanda udakomeza; C, ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso; D, guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyombe. Iki cyapa rero bacyita umuhanda udakomeza. Umuhanda udakomeza, ibyo turabisanga kuri B. Nkomeje n'ikibazo cya gatanu rero, ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda, birangwa n'amabara akurikira: A, umweru n'umukara; B, umweru n'umuhondo; C, ubuso n'umweru gusa; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa imirimo ikorwa mu muhanda, kirangwa n'amabara y'umweru n'umutuku. Icyo bari kutubwira ni ya makona dukoresha mu bizamini. Ese dushaka kuzitira abantu runaka kugira ngo batugere ahantu runaka, icyo gihe ni ya makona, kandi amakona dukoresha mu bizamini aba afite ibirango by'umweru n'umutuku. Niyo aya ngaya, ibi nibyo bita ibyago bidahoraho, kubera ko gifite ibirango by'umweru n'umutuku. Ibyo turabisanga kuri D.
no dukomeje n'ikibazo cya gatandatu, ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurika cyangwa kugarura urumuri ku buryo bugaragarira nibura mu ntera ikurikira. Nibavuga ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi, mwumve ko biri mu byapa biburira, kandi buri cyapa kiburira cyose twakabaye tukibasha kukibonera nibura mu ntera ya metero 100. Ukabasha gusoma ibicyanditseho ukabisomera nibura mu ntera ya metero 100. None batubwiye ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurika cyangwa kugarura urumuri ku buryo bugaragarira mu ntera ikurikira: igihe ijuru rikeye, a metero 200, b metero 250, c metero 300, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano tuvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko tubonye ko twebwe ari metero 100. Nkomeje n'ikibazo cya karindwi, ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana gute? A nyuma y'umwaka umwe, b nyuma y'imyaka 2, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha ibyo bari kutubwira ni controle technique cyangwa gusuzumisha ubuziranenge bw'ikinyabiziga. Ibi rero bikorwa buri mezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, mwe mwita taxi. Bigakorwa nyuma y'umwaka ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, bimwe mwita promenade. Bigakorwa bwa mbere na mbere nyuma y'imyaka 2 ku kinyabiziga gishya kitigeze kigenda mu muhanda na rimwe. Gishyashya kigeze kijya mu muhanda na rimwe bagisuzumisha bwa mbere nyuma y'imyaka 2. None batubwiye ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana gute? A nyuma y'umwaka umwe, b nyuma y'imyaka 2, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero ikinyabiziga gishyashya tubonye ko tuzagisuzumisha bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Buri gisubizo ni b. No dukomeje n'ikibazo cya 8, ngo ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano? Kugira ngo tunyure ku munyegare hano batubwiye ngo a aha umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho, b atarenze umurongo wera ucagaguye, c arenze umurongo wera ucagaguye, d nta kurenga iyi mirongo yombi. Aha biraza gutuma mvuga mu bimenyetso bigenga uburyo bwo kugendera mu muhanda, icyiciro cy'ibimenyetso byo mu muhanda cyangwa imirongo yo mu muhanda. Imirongo yo mu muhanda igizwe n'ibyiciro 3. Tugiramo umurongo ucagaguye, umurongo udacagaguye, n'umurongo ucagaguye n'udacagaguye bibangikanye. Aha rero iyo dufitemo umurongo ucagaguye birabujijwe kuwurenga. Ukaba wawurenga uri kunyuranaho, ukawurenga uri gukatira ibumoso bw'umuhanda, ukana wanawurenga urimo uhindukiza ikinyabiziga cyawe. Iyo dufitemo umurongo udacagaguye wo birabujijwe kuwurenga, bikabujijwe no kuwugenda ibumoso kubera ko bawushyira n'ahantu habi cyane rwose, ahantu nko mu makorosi niho dushyira umurongo udacagaguye. Noneho iyo dufitemo umurongo ucagaguye n'udacagaguye bibangikanye nka bino bigaragara muri kino kibazo, hano umuyobozi wese akurikiza urushijeho kumwegera. Ikindi tugiye gukurikiza ahangaha, bavuga ko igihe turi kunyura ku munyegare tugomba gusiga umwanya uhagije hagati yacu nawe kugira ngo tumunyureho. None ahangaha ngo ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano? Niba nshaka kudepasa n'umunyegare turi gukurikiza urushijeho kutwegera. Urushijeho kutwegera ni umurongo ucagaguye, kandi kugira tunyure ku munyegare tumunyuraho tumwitaje. Ubwo rero bizasaba ko amapine y'ikinyabiziga cyacu amwe agera mu kindi gisate. Niyo mpamvu tuvuga ngo tuzamunyuraho turenze umurongo wera ucagaguye. Batubwiye ngo ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga anyura ku munyegare hano? Tuzamunyuraho turenze umurongo wera ucagaguye. Igisubizo ni c. Hano nkomeje n'ikibazo cya 9, ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare hano? A kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho, b kumunyuraho umwegereye, c gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho, d kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Hano rero twabonye ko kugira ngo tunyure ku munyegare tugomba kumwitaza, tugomba kumunyuraho dusize umwanya uhagije mbere y'uko tumunyuraho. Buri gisubizo ni c. None ikibazo cya 10,
ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka biteganywa n'itegeko? A. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga gifite agaciro. B. Ubwishingizi bw'ikinyabiziga bugifite agaciro. C. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ibinyabiziga. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ibisubizo byose ni byo. Hano rero kugira ngo ubashe gutwara imodoka biteganywa n'itegeko, mbere na mbere bakaba bafite perimi definitif, ari cyo twita uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga gifite agaciro. Buriya na perimi igihe irangirira, hari abo bahereza imyaka 10, hari abo bahereza 5, 3, biterwa n'imyaka yawe n'ubushobozi bwawe ugifite mu mubiri wawe. Bashobora kurebera se amaso yawe areba ate n'ibindi nk'ibyo. Urumva ko ni uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga gifite agaciro. Ikindi uzaba ufite n'ubwishingizi bw'ikinyabiziga ugifite agaciro, iyo ni assurance. Ubwishingizi bw'ikinyabiziga nabwo burakenerwa. Ikindi ni icyemezo cy'iyandikwa ry'ibinyabiziga, aricyo twita carte jaune. Ntabwo watwara ikinyabiziga udafite carte jaune ngo bigaragare ko ari icyawe cyangwa bakigutije, reka mbyite gutyo. Bivuze ngo hano ibi byose rero birakenerwa. Ngiye ku bwanjye nakongeraho na controle technique nubwo ntabyo bagaragarijemo hano. Batubwira ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka biteganywa n'itegeko. Icya mbere ni uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga gifite agaciro. Icya kabiri ni ubwishingizi bw'ikinyabiziga gifite agaciro. Icya gatatu ni icyemezo cy'iyandikwa ry'ibinyabiziga. Hano turavuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Hano ikibazo cya 11 ngo ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikiyikuruye iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ahantu rumoroki bitarenze ubugari bw'ikiyikuruye, reka mbanze mvuge ku bugari bwa rumoroki muri rusange. Rumoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntabwo irenze ubugari bwa santimetero 75. Ubundi rumoroki ni ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi. Ndaza kubibasobanurira ku mpera y'ino video. Rumoroki rero niba ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri, iyo rumoroki ntizarenze ubugari bwa santimetero 75. Ubwo ni akanyabiziga ko ariko kose gakururwa, igihe gakuruwe n'igare cyangwa velomoteri ikazarenza ubugari bwa santimetero 75. Rumoroki ikuruwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande, zino moto zisanzwe, ntizarenze ubugari bwa metero 1 na santimetero 25. Noneho rumoroki ikuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande, ntibizarenze ubugari bw'ikiyikuruye. Uko ipikipiki ingana na rumoroki izaba ikuruwe inyuma ariko izaba ingana. Tubonye ko rumoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntirenza santimetero 75. Rumoroki ikuruwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande ntabwo irenze ubugari bwa metero 1 na santimetero 25. Noneho rumoroki ikuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande ntabwo bizarenza ubugari bw'ikiyikuruye. None batubwiye ngo ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikiyikuruye iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Tubonye ko ari igihe izaba ikuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Buri gisubizo ni C. Ikibazo cya 12 ngo umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano ni umuyobozi inyamaswa batubwira, ndashaka kubatandukanyiriza inyamaswa n'amatungo. Amatungo namwe tugira mu rugo harimo ihene, intama, inka n'ibindi nk'ibyo. Rero inyamaswa batubwira mu mategeko y'umuhanda harimo ingamiya, indogobe, ifarashi n'ibindi nk'ibyo. None batubwiye ngo umuyobozi ntabwo ari intare cyangwa n'ibindi nka bya bindi biba mu mapariki, n'ubundi ntabwo bisanzwe bigenda mu muhanda. Rero batubwiye ngo umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. Hano umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Buri gisubizo ni A. Noneho ikibazo cya 13, iki cyapa gisobanura iki? A. Iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. B. Birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. B. Birabujijwe kunyuranaho. D. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Iki cyapa rero bacyita iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. Nicyagiye mfite nk'umuhanda ufite ibisate 4 bikaba bigiye kugabanuka bikaba 2. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni iherezo ry'umuhanda urombereje
w'ibice byinshi. Buri igisubizo ni A. Noneho ikibazo cya 14 ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga. Ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubw'umuyobozi kuri rumoroki zikurikira: A. Rumoroki idafite feri y'urugendo. B. Rumoroki ifite feri y'urugendo. B. Rumoroki idafite feri y'urugendo. C. Rumoroki itarenza kilogarama 750. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero uburemere ntarengwa ntabwo buzigira burenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga n'ubw'umuyobozi igihe rumoroki idafite feri y'urugendo. Ese feri y'urugendo yo ni iyihe? Feri y'urugendo ni feri ituma ikinyabiziga kigenda buhoro cyangwa kigahagarara igihe ni feri ituma ikinyabiziga kigenda buhoro cyangwa kigahagarara. Tugira na feri yo gutabara. Feri yo gutabara ni feri nayo ituma ikinyabiziga kigenda buhoro cyangwa kigahagarara igihe feri y'urugendo idakora neza. Niba y'urugendo idakora neza tuzifashisha feri yo gutabara. Tugira na feri yo guhagarara umwanya munini. Feri yo guhagarara umwanya munini ni feri ituma ikinyabiziga kiguma aho kiri n'iyo umuyobozi yaba atakirimo. None rero ahangaha ahantu rumoroki itazigera rirenza 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga n'ubw'umuyobozi, ahanini kuri rumoroki idafite feri y'urugendo. Nuvuga ngo icyo nicyo cya gihe mfite imodoka ikuruye ifite nka toni 8, iyikuruwe iyo twita rumoroki ntizarenze toni 4 igihe ya rumoroki idafite feri y'urugendo. Urwo n'urugero nari nifashishije ntabwo ari ihame, ni uko nashaka kugaragaza ya 1/2 aho ituruka. Bivuze ngo igisubizo rero ni B. Batubwiye ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga n'ubw'umuyobozi ni kuri rumoroki idafite feri y'urugendo. Buri igisubizo ni B. Noneho ikibazo cya 15 ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira: A. Iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B. Iyo badatatanye kandi batanayobowe n'umwarimu. C. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D. Ibisubizo byose nibyo. Aha rero tuno tuyira turi ku mpande z'umuhanda na ziriya nkengero zigiye hejuru zo ziranze zisumbaho umuhanda z'amapave bizaharirwa abanyamaguru igihe hatari ibyapa bivuga ngo ahantu ntihanyurwa n'abanyamaguru. Icyo cyapa kiramutse gihari ntabwo izo nzira twazikoresha. Tuzajya tuzikoresha rero igihe ibyo byapa bidahari. Nibyo tuvuga rero ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biba bihariwe abanyamaguru mu bihe bikurikira niyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Buri igisubizo ni C. Noneho ikibazo cya 16 iki cyapa gisobanura iki? A. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B. Ntihanyurwa. C. Umuhanda udakomeza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa rero ubusanzwe bacyita ntihanyurwa. Ni ukuvuga ngo wowe ukireba ntabwo uba wemerewe kwerekezayo. Abemerewe kuza nibo baza, ariko wowe ukireba ntabwo uba wemerewe kwerekeza aho hantu. Iki rero bacyita ntihanyurwa. Buri igisubizo ni B. Noneho ngo buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuriwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara riba rifite amabara akurikira. Iri rero hano batubwiye ngo A ni umuhondo, B ni icyatsi kibisi, C ni umweru, D ni umutuku. Iri tara rero rigomba kuba ari icyatsi. Ni ukuvuga ngo njyewe uturuka nk'inyuma y'ikamyo nini, reka mbyite gutyo, hari igihe iyo kamyo iba inkingirije ku buryo ntabasha kureba neza imbere yayo kugira ngo ndepase. Icyo gihe rero bisaba ko umuyobozi w'iyo kamyo andebera imbere, yabona imbere nta kibazo kiriyo akaba yambwira nkamunyuraho. Yakaba yifashisha agatara k'icyatsi kibisi gashyirwa inyuma hafi y'impera y'ubumoso bw'ikinyabiziga, ku buryo igihe agacanye umuyobozi w'ikamyo, njyewe uturutse inyuma mpita mbona yuko hari agatara acanye kanyemerera ko namunyuraho nta kibazo. Iyo tuvuga ngo buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuriwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Iri aba ari itara ry'icyatsi kibisi. Buri igisubizo ni B. Cya 19 nk'icyapa gisobanura iki?
A, ahatangirwa serivisi ari muri metero 30. B, umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30. D, aho ibinyabiziga bihagarara imbere ni muri metero 30. Iki cyapa rero iki cyapa kiri mu byapa bitegeka. Ibyapa bitegeka byose biba bikozwe mu ishusho y'ingasire, ubuso bukaba ubururu, ikirango kikaba umweru. Ibitegeka byose nuko biteye. Icyapa rero nuvuga ngo njyewe ukibonye nzaba ngomba kugendera kuri muvuduko wa 30 kuzamura. Ndamutse ngendeye kuri 29 banyandikira. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni umuvuduko muto ntarengwa utegetswe wa kilometero 30 mu isaha. Buri gisubizo ni C. Ni umuvuduko muto ntarengwa utegetswe wa kilometero 30 mu isaha. Noneho ikibazo cya 19 ngiwe ni amategeko awugabanya by'umwihariko. Umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwarira abantu hamwe muri rusange. A, ni kilometero 60 mu isaha. B, ni kilometero 40 mu isaha. C, ni kilometero 25 mu isaha. D, ni kilometero 20 mu isaha. Imivuduko y'ibinyabiziga tuyipimira mu nsisiro n'ahatari mu nsisiro. Nituvuga mu nsisiro ni ahantu hari amazu yegeranye ku ruhande rw'umuhanda cyangwa hahurira abantu benshi cyangwa ku marembo y'abantu afite ibyapa bihagaragaza. Aho niho twita mu nsisiro. Nituvuga ahatari mu nsisiro ni hahandi nyine uba usanga hari umuhanda urambuye udafite ibintu byinshi biwuriho. Rero umuvuduko ahatari mu nsisiro w'amapikipiki ni kilometero 80 mu isaha. Amapikipiki ni moto. Amavatiri fasi n'amatagisi ni kilometero 70 mu isaha. Nimvuga ivatiri fasi mu mve zino modoka nto zitwara abantu batarenze 8, amatagisi ni taxi voiture. Ibyo bigendera kuri kilometero 70 mu isaha. Ibitwarira abantu hamwe muri rusange, ubwo ni bya bindi bitwara abantu barenze 8 bizagendera kuri kilometero 60 mu isaha. Velomoteri izagendera kuri kilometero 50 mu isaha. Iby'ubuhinzi bizagendera kuri kilometero 25 mu isaha. Hamwe n'ibinyabiziga bidafite ibibuza kwiceka nabyo bizagendera kuri kilometero 25 mu isaha. Tubonye ko amapikipiki ari kilometero 80 mu isaha, amavatiri fasi n'amatagisi ni 70. Ibitwarira abantu hamwe muri rusange bigendera kuri 60 mu isaha. Velomoteri igendera kuri kilometero 50 mu isaha. Iby'ubuhinzi ni kilometero 25 mu isaha. Hamwe n'ibidafite ibibuza kwiceka nabyo ni kilometero 25 mu isaha. Uze ngo hano batubwiye ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwarira abantu hamwe muri rusange ni kilometero 60 mu isaha. Buri gisubizo ni cyangwa rusa n'icunga rihishije imbere y'umukumbi. B, ni itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cyo kuri kirimo. Aha rero turabona ko ari itara ry'urumuri rwera cyangwa rw'umuhondo. None aha ngaha bashyizeho umweru cyangwa icunga rihishije, uvuze ngo ntabwo ari byo. Inyuma ho ni itara ry'urumuri rw'umutuku, none bashyizeho umutuku bongeraho n'ibindi. Niyo mpamvu tuvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Buri gisubizo ni D. Dukomeje na ya magambo akunda kubagora, hano batubwiye ijambo ipikipiki. Tuvuze tugendeye ku itegeko rivuga ipikipiki bivuga ko ari ikinyabiziga cyose cy'ibiziga bibiri gifite moteri ukuyemo za velomoteri. Icyo nicyo twita ipikipiki. Muri make mu magambo tumenyereye twabyita moto. Ipikipiki ni ikinyabiziga cyose gifite cy'ibiziga bibiri cyangwa cy'amapine abiri gifite moteri ukuyemo za velomoteri. Ipikipiki ni iyi ngiyi uri kubona ko ni ya moto n'ubundi. Noneho amagambo ikinyamitende 3 cyangwa ikinyamitende 4 bifite moteri bivuga ibinyabiziga by'ibiziga 3 cyangwa by'ibiziga 4 bitarengeje uburemere bw'ibiro 400 kandi moteri ikaba itarengeje santimetero kibe 350 cyangwa imbaraga zayo cyangwa zitarengeje kaveya enye. Iki nicyo twita ikinyamitende 3. Dore iki ngiki nicyo kinyamitende 3, ukabona ko gifite amapine 3 kandi gifite moteri. Kiriho nicyo twita ikinyamitende 3 gifite moteri. Noneho ijambo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri bivuga ikinyabiziga cyose gifite moteri kigendesha kandi kigendeshwa n'ibikigize. Muri make ntabwo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri gisaba imbaraga z'umuntu kugira ngo kigende.
nk'uko twabibonye ku binyamitende. Ni ukuvuga ngo bisaba, ubwo ni bya bindi dukenera ku binyabiziga bidufasha gutwara ikinyabiziga, harimo umuriro, harimo amburiyaje, harimo na feri. Ni ukuvuga ngo ijambo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri bivuga ikinyabiziga cyose gifite moteri kigendesha kandi kigendeshwa n'ibikigize, buriya ibyo turi kubona aha ngaha. Noneho ijambo rumoroki bivuga ikinyabiziga kigenewe gukururwa n'ikindi. Iryo jambo rikoreshwa kandi kuri za makuzungu. Nituvuga rumoroki, aha ngaha dufite ikinyabiziga gikuruye, dufite na rumoroki ikuruwe inyuma. Noneho reka turebe n'iyo makuzungu bari kuvuga. Makuzungu yo bivuga rumoroki iyo ari yo yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga gikurura, ku buryo igice cyayo kiba kikiryamyeho kandi igice cy'uburemere bwacyo ndetse n'ibyo itwaye bukaba bushikamye kuri icyo kinyabiziga. Ni ukuvuga ngo hano dufite makuzungu, dore n'iyi ngiyi baraza bakayishikamisha kuri ya kabine y'imodoka y'imbere, cyane cyane nko ku masikani niho dukunda kubona ibintu nk'ibi ngibi. Rero iyi niyo makuzungu. Dore itandukaniro ryayo na rumoroki ni uko rumoroki ikururwa n'ikindi kinyabiziga, ariko makuzungu yo iraza igashikama ku kinyabiziga kiyikuruye, ku buryo uburemere bwayo buza bukajya no kuri icyo kinyabiziga n'ubundi. No ijambo rumoroki ntoya bivuga rumoroki iyo ari yo yose ifite uburemere butarenga ibiro 750. Nibyo bivuze rumoroki ntoya, ni rumoroki iyo ari yo yose ifite uburemere ntarengwa butarenga ibiro 750. Buri igisubizo nibyo turi kugaragaza aha ngaha. Iyi ni nk'iyo twakagaragaje nka rumoroki ntoya. Noneho amagambo ibinyabiziga bikomatanye n'ibinyabiziga bikururana, vuga ibinyabiziga byose bifatanye bikagenda nk'aho ari kimwe. Icyo nicyo twita ibinyabiziga bikomatanye cyangwa bikururana. Noneho ijambo guhagarara umwanya muto bivuga igihe cyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu bavemo cyangwa bajyemo. Nibyo bavuga ngo bivuga igihe ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke mu kinyabiziga. Ni cya gihe nshobora kuza nkahagarara ukavamo nkahita nkomeza, cyangwa nkaza nkaguhereza ibintu runaka cyangwa nkabyinjizamo nkahita nkomeza. Icyo nicyo twita guhagarara umwanya muto. Noneho iyo bavuze guhagarara umwanya munini bivuga igihe kirenze icyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke. Icyo gihe naparitse imodoka yanjye nkigendera nkajya muri gahunda zanjye, nkaba nagaruka kuyirebera igihe nshakiye. Icyo nicyo twita guhagarara umwanya munini. Noneho ijambo akagarura rumuri bivuga akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Njye ndamurika ku kinyabiziga, rwa rumuri nohereje ku kinyabiziga gifite akagarura rumuri kari ku kinyabiziga karabagirana cyane ku buryo rwa rumuri rungarukira. Ari nabyo bigaragara no ku ya myambaro abapolisi bakoresha, ya majiri wowe umurikaho rwa rumuri woherejeho rukakugarukira. Ijambo rakagarura rumuri bivuga akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Akagarura rumuri rero ko kaba ku modoka. Dore n'utu two hasi ku modoka hasi cyane two bita utugarura rumuri, tubiri two hasi tw'umutuku. Utugarura rumuri tw'imbere tugomba kuba ari umweru, utw'inyuma umutuku, utwo mu mbavu tukaba umuhondo. Mwakoze cyane rero kureba ino video. Ndabashishikariza gukomeza gukanda subscribe ku batarabikora, mugasharinga kuri bagenzi banyu kugira ngo ibyo mwaboneye aha ngaha bibashe no kugera ku bandi, mukandika commentaire, mukagaragaza ibitagenda neza tukabikosora, n'ibigenda neza tukabikomeza. Mwakoze cyane rero, mugire ibihe byiza.